Ibintu byangiza urukundo. Urukundo ni ikintu gituma abantu babana bishimye, ariko hari ibintu bimwe na bimwe bishobora kurwangiza buhoro buhoro abo bantu batabizi. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu bigeze kuri 6 bishobora kwangiza urukundo rwanyu, kugira ngo umenye ibyo ugomba kwirinda kugira ngo musigasire umubano wanyu. Kandi hano nimvuga urukundo wumve ku nguni zose, yaba ari abarutangiye vuba, yaba n'abarurimo barumazemo nk'igihe, cyane cyane nk'abashakanye babana nk'umugore n'umugabo. Nguhaye ikaze, ngiye kugutegurira nkanakugezaho. Nitwa Ernest. Ikintu cya mbere gishobora kwangiza urukundo rwanyu ni ukubura umwanya wo kuganira ku rukundo rwanyu. Niba mukundana ariko ugasanga mutangiye kujya mumara iminsi irenze nk'ibiri mutabonana ngo muganire cyangwa se mwe mwanasangira, ntawe uvugisha undi kuri fone, nta butumwa bugufi, kandi mbere hatarashiraga umunsi mutabonanye cyangwa mudakominikanye kuri telefoni, menya ko urukundo rwanyu ruri kwangirika buhoro buhoro, cyane cyane nka babandi barutangiye vuba ari nk'umusore n'umukobwa. Hano rero ugomba kumenya ko urukundo rukura iyo mugirana umwanya uhagije wo guhura no kuganira, kugira ngo murusheho gusobanukirwana no kumenyana birushijeho. Ikintu cya kabiri cyangiza urukundo hagati y'abakundana ni igihe habayeho kubeshyanya hagati yanyu. Iyo umwe mu bakundana atangiye kujya abeshya undi atavugisha ukuri, bituma urukundo rwanyu ruzamo agatotsi. Aha bishobora no gutuma uwabeshywe afata umwanzuro wo kuva muri urwo rukundo, ukabona ko uwo ari gukundana nawe ahora amubeshya. Kandi niba ari ikintu gishobora kugaragaza umuntu utagukunda, ni uko ahora kubeshya kenshi cyane ku bintu bifatika. Yego, hari igihe ushobora kubeshya umuntu rimwe cyangwa kabiri, ariko iyo ari ibintu ukunda gukora buri gihe, ntabwo uwo muntu uba umufitiye urukundo rwa nyarwo. Niyo mpamvu nyine ashobora gufata umwanzuro wo kuva muri urwo rukundo, kuko nyine abona ko uhora umubeshya. Ugomba kumva ko mu rukundo kuvugisha ukuri ari ingenzi, kuko iyo urukundo rujemo kubeshyanya, urukundo rwanyu rutangira gusenyuka. Ikintu cya gatatu gishobora gutuma urukundo rwanyu rwangirika ni ukutizerana. Kutizerana ni kimwe mu bintu bikomeye bishobora kwangiza urukundo rwanyu. Ibi bisobanuye yuko iyo umuntu atakigirira icyizere umukunzi we, agatangira kumukekaho ibintu navuga ko atari byiza ashobora kuba akora, wenda akamukeka nko kumuca inyuma, ko hari ibyo amuhisha, ibyo byose bishobora kugenda byangiza urukundo rwanyu. Aha ni naho usanga umwe muri mwe, cyane cyane udaha icyizere mugenzi we, yumva ko yakagombye kujya amugenzura buri gihe, ugasanga arashaka kumenya aho umukunzi we aherereye, ibyo ari gukora. Nk'igihe bari kumwe ugasanga arashaka kugenzura muri telefoni ye ngo arebe ko nta bandi avugana nabo cyangwa se yandikirana nabo, cyane cyane nk'abantu bataba bahuje igitsina n'uwo mukunzi we. Noneho uwo muntu bikanarenga akumva ko buri gihe agomba kuba ari kumwe n'umukunzi we aho ariho hose. Ibi rero bituma wa wundi wita umukunzi wawe atari kugaragarizwa icyizere, akumva yuko atubashywe, atanahabwa n'uburenganzira bwo kwisanzura. Niyo mpamvu ugomba kumva ko urukundo rutarimo icyizere rushobora kugabanya umunezero n'amahoro hagati yanyu, bityo rukaba rwanasenyuka. Ikintu cya kane cyangiza urukundo ni igihe mu rukundo rwanyu hatangiye kuzamo kwikunda cyane. Iki ni cya gihe umwe mu bakundana atangiye gushyira ibyifuzo bye cyangwa inyungu ze imbere y'iby'umukunzi we, akibagirwa ko urukundo rusaba kwitanaho igihe icyo ari cyo cyose, haba mu bihe byiza haba no mu bihe bibi. Ikindi, umuntu yumva ko ibibazo bye ari byo by'ingenzi kurusha iby'umukunzi we. Ari naho umukunzi we ashobora kugira ibibazo uyu muntu bakundanye yite ku bibazo byiwe. Niba rero nawe ukeneye ko urukundo rwanyu rukomeza gukura, ntugakorere ikosa ryo kumva ko wikunze utagomba kwita no kuri mugenzi wawe muri kumwe mu rukundo. Menya ko kwita ku byiyumvo by'undi no kwigomwa rimwe na rimwe ari byo bituma urukundo rwanyu rukomeza gukura. Ikintu cya gatanu gishobora kwangiza urukundo rwanyu ni igihe mu rukundo rwanyu hatangiye kuzamo kugereranya umukunzi wawe n'abandi. Kugereranya umukunzi wawe n'abandi ni ikintu gishobora kwangiza urukundo ruri hagati yawe n'umukunzi wawe, kuko bituma abona ko nta gaciro ukimuha, bikaba byanamutera no kuva muri urwo rukundo. Ibi impamvu mbivuga ni uko hari nk'igihe abantu baba basanzwe bakundana, bari nko kuganira nk'igihe bahuye, urugero wenda ni umusore n'umukobwa, ukumva umusore abwiye umukobwa ati ariko sheri, reba uko abandi bakobwa baba bameze, bari ku myako, basa neza, bambaye neza, ibintu byiza bigezweho, ariko wowe nta kigenda, kuki utiyitaho, kuki utamera nk'abariya. Ayo magambo rero umusore aba abwiye uwo mukobwa agamije kumugereranya n'abandi, ashobora gutuma uwo mukobwa atangira kujya agira urwikekwe nk'igihe agiye guhura n'uwo musore, cyangwa se n'igihe bari kumwe akiyumvamo n'ipfunwe.
nubwo uwo musore ashobora kuba wenda abivuganye ikinyabupfura, ariko bituma wa mukobwa atangira kugira akantu ku mutima y'uko hari inenge umusore yamubonyeho. Aha rero menya ko buri wese afite imico n'ubushobozi bitandukanye, kandi nta muntu ubaho utagira inenge. Niba umuntu waramukunze hari ibyo wamukundiye, komeza n'ubundi umukunde, ureke kumugereranya n'abandi kuko hari ibyo bo bafite we adafite. Kimwe n'uko umukunzi wawe hari ibyo ushobora gusanga arushije abo ngabo uri kumugereranya nabo. Iki kintu rero niba ushaka ko umubano wanyu ukomera, kirinde. Ikintu cya gatandatu nacyo nasubizaho muri kino kiganiro gituma urukundo rwanyu rushobora kwangirika, ni igihe mu rukundo rwanyu nta kubahana guhari. Iki ni cya gihe umwe mu bakundana atangiye kujya asuzugura mugenzi we, akaba yamubwira nk'amagambo atari meza, akajya aseka nk'ibyo mugenzi we ari kumubwira nk'igihe bari kuganira, cyangwa se akaba yanamuseka n'uko ameze cyangwa se n'uko ateye. Ibi bishobora gutuma wa muntu utari guhabwa icyubahiro ashobora kumva ko adakunzwe cyangwa se atacyitaweho. Niyo mpamvu mu rukundo rwanyu buri wese agomba kubaha undi, nk'igihe muri kuganira buri umwe ari wese agatega amatwi undi, mukaba mwanafatanya no mu turimo tumwe na tumwe, cyane cyane nko mu bashakanye babana, mbega mu kubahana mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka, kubera ko iyo mu rukundo habuzemo ubwubahane rushobora gusenyuka vuba. Ikiganiro cy'umunsi ni hano tugishoreje. Niba wagikunze kora subscribe, ukore like, utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Tubonane mu bindi.